musengera icyumweru cyose yarivurije ahantu hatandukanye byaranze no hanze y'igihugu yarahivurije byaranze. Maze kumusengera Yesu Kristo akorera muri nge, uwo muntu arakira aba muzima. Icyo ni igihamya cya mbere ko byageze bitse turagira abantu bajye basora kuko impamvu y'iki kiganiro ntabwo ari kujya tubatake mwebwe kuko mwebwe nta nicyo muri cyo Kristo ataje gukora mwaseba sibyo. uyu munsi turavuga Kristo muri wagiye ukora agakora namwe imirimo. Icyo gihe usenga wabigenje ute? N'amazi wakoresheje, ikiganza, n'ibyatsi wahiye, byagenze bite? Imana iguha umugisha. Yego, nukuvuga ngo bari bamuzanye kumuvuza mu Kinyarwanda bamukuye Gisenyi, yitwa Valence. None bamugejeje iwacu, nge narindi muri murya, mazeyo iminsi 5. Imana irambwira ngo nguhaye akazi kandi ngutumye hirya y'ahantu utuye. Haleluya. Ubwo mu ntara Imana irambwira ati nguhaye akazi kandi ngutumye mu ntara. Nibaza uburyo impaye akazi, iranambwira ati ngusezereye muri murya, taha ugende mu rugo. Kandi ubwo ruzi ko ari akazi, narizi ko ari akazi k'amafaranga. Narasenze ndasenga bifata iminota 45. Ako kanya umukobwa arahaguruka bamusubiza abaye muzima. Icyo ni igihamya cya mbere ngira ngo mbwira abantu ko Imana yacu ikora kandi imikorere yayo itandukanye n'iy'abantu. Baze Jeremy, wavugaga mu izina rya nde? Navugaga mu izina rya Yesu, mpamagara umwuka w'imbaraga uturutse mu gihugu cy'Isiyoni, niwe wakoranye nanjye ibyo bitangaza. Nikibeshe ukavuga ngo mu izina rya Jeremy ndabirukanye bari kugenda? Ntago byari gukunda. Nabitegetse mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu aramanuka akora ibyo yagombaga gukora. Mfite abakobwa 3 bari hejuru y'imyaka 40. Hejuru ari abakobwa kuva nagera kuri YouTube channel bamaze gukorerwa ibitangaza kubwira izina ry'uyu mugabo witwa Yesu. Yego, mama ati guhara Rosine wanje birananiye, mbabarira. Yahoraga amamagara kuri telefone ngo wamuhaye nimero yanjye, nza kumuha umwanya nyine ari mu gitondo, yangeze nka saa 12. Namuhaye saa 2 ariko kubera ukuntu yarababaye yarambwira ati ndaza mu gitondo kare, saa 12 yarangezeho. Uwo mwana bamuzanye bamuzirikiye kuri moto nyine mugani adashobora no guhagarara, nta kintu ashyira mu nda ye. Natangariye Imana. Baramuzanye guhera saa 12 ndasenga, ntibari bambwiye ikibazo afite. Mwuka waramishurira nyine ko yari afite amazi mu mutwe, ntiyagendaga ntiyahagararaga, mbese yari yaramaze kuba umuntu ngo uhora uryamye. Hanyuma Imana integeka gufata fanta ntoya ya Coca. Ntago nanjye nagarutse mu bintu ndavuga nako si ibintu birashoboka ko uyu muntu ashobora gukizwa na fanta. Narinjiye, ikintu cya mbere yabanje akoramo rinete arazikandagira zanjye arazimena. Arangije nkubita urushyi, arangije arongera nkubita urundi, aravuga ati gira icyo wongera kuvuga. Ati Imana se yawe iruta Imana ziturimo? Ndamubaza ni Imana zikurimo n'izingahe? Arambwira ati ngiye ndumva nta nicyo navugana nawe. Nise ntegeka mu izina rya Yesu Kristo, ndavuga ndumva ceka kusinzira. Ndategetse mu izina rya Yesu sinzira. Haleluya. Ndumva ceka kugusengera usinziriye. Haleluya. Amen. Ndavuga ntirashaka kugusengera usinziriye kandi hari saa 8. Uzakanguka ejo saa 8 zo kumanywa, niho nshaka kuzongera kubona uri kundeba kabisa. Nabonye Imana ikora. Ikintu cya mbere nabonye Imana inkoresha, nabonye mbwiriza abantu bihana ibyaha. Ndi kubwiriza ijambo rivuga ngo shaka ingingo yo kukurengera. Yego, nari ndi mu rusengero ibwira mvura mwitorera ahantu ritari ryo muri ADPR. Yego, banumiye ndabwiriza, basoje amasengesho y'imisi 3. Ndabwiriza ijambo ry'Imana, nkuko Imana asanga buri wese. Mbona abantu bituye hasi bihana ibyaha bararira. Arangije amutambaho igitambo, umwana amara imyaka 12 agwa igicuri. Azi wanjye bavuye mu bapfumu kumutanga 500 ari byo mu mupfumu amaze kumurya, umwana atakiga. Ageze wanjye ntago ngende buze kuba ngo Imana ni nyakubahwa, Imana ni papa, Imana ni umushumba. Imbaraga ya Kristo Yesu igizura ibitariho bikabaho, kuko nanjye narayibonye.
narayibonye nyibyiniye gusa nyitambiye banyita mitunu. Imana irambwira ngo bakwitaga mitunu kuko unkorera utandyarya. Uhereye uyu munsi ndumva mfashijwe. Uhereye uyu munsi kubera kumbyiniye aka kanya ngukijije amaso na bugingo n'ubu mbyaye inshuro zingahe ntago ndongera kurwara amaso. Nabonye ibitangaza Imana narayibonye nyikorera mbona ibihamya byayo kuri njye irambwira ngo nzakubakira urugo ndi imfubyi ndafite mama. Imana impinkwano ndakwa imu mugore wize. Ibyo ni ibihamya bigaragaza imirimo y'Imana ntigeze nkora Imana yakoze. Uwo mwana byarangiye nkivuga ngo mwami Yesu, dayimoni zivuga aho zavuye, zivuga n'ukuntu byagenze, baragenda umwana ubu ngubu ariga. Ibihamya bya Yesu, gutinda mu gahinda, gutinda mu burwayi, gutinda mu mubabaro, gutinda n'amaganya, ntibivuze ko Imana idakenura. Kuba watinda mu kigeragezo ntibivuze ko Yesu adakiza ibigeragezo, ahubwo nimureke tumwegere twiyunge ku Mana, kuko Yesu ni ibuye, Yesu ni bombe. Imana Data uyihungiyeho ntago Yesu ajya amuteza abantu. Duhora tuvuga ngo amahoro aturuka muri Kristo Yesu abane namwe, kandi ayo mahoro tuvuga ko ari amahoro adasanzwe, amahoro utabona handi, amahoro duheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nta mahoro yandi ahwanye nayo mwabona, kabone n'ubwo waba utunze amafaranga menshi, kabone n'ubwo waba ufite imiryango ikomeye, amahoro Kristo atanga arihariye. Ni amahoro agera ku ndeba z'imitima umuntu agatekana. Ayo ni twifuriza umuntu wese ubudukurikiye uri hirya no hino. Imana ibaha umugisha. Rero mwe mwese mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Amerika, abari Australia, bari muri Buraya, bari hirya no hino muri Aziya, mwese mugenda mutwereka ko muri kumwe natwe, mukadusuhuza, mukatwandikira, mukatubwira ko munezezwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Imana ibaha umugisha. Iyo ni encouragement muduha, natwe bigatuma turushaho kugenda dukora ibiganiro ndetse tukazana abatumirwa batandukanye kugira ngo twunguke byinshi muri urugendo rujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Muri kumwe na Nkuruza Theogene. Uyu munsi ntusanzwe mu kiganiro ibihamya by'abizera Kristo. Haleluya. Twazanye abakozi b'Imana, bamwe musanzwe mubabona ariko harimo na baje bwa mbere. Ndagira ngo aka kanya twinjire muri iki kiganiro cy'ibihamya by'abizera Kristo. Iyo tuvuze ibihamya by'abizera Kristo tuba tuvuga ngo ni iyihe mirimo idasanzwe iri hagati mu bizera abisi batagira. Ni ibihe bitangaza, kuko Kristo yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Hari ibintu bizaranga abizera. Nihe dutandukaniye n'abandi? Ubuzima bwihariye dufite butaba mu bisi ni ubuhe? Hari ibyo duhuriyeho, turarya nabo bakarya, tuba mu mazu nabo bakayabamo, duhurira ku mavomo amwe, duhurira mu isoko rimwe, duhurira henshi, ariko hari umwihariko. Ndagira ngo uwo mwihariko tuze kugarukamo, tuvugeho, tuhamiriza abantu ko Kristo ahari kandi akorera mu bantu yatoranije. Imana ibaha umugisha. Reka tubakire bakozi b'Imana, ndabasuje mu izina rya Yesu. Muraho? Musuze n'abantu bari hirya no hino ku isi mubapepeye. Ubwo ndezera ko nabo babapepeye buriya. Imana ishimwe cyane. Reka twakirane, duhere hepfo ku mugabo wishimye cyane, dusuhuze, utwibwire. Amahoro witeka nawe kuri mwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ubari imbere cyangwa ugiye kwibwira, nitwa Habumugisha Joel, umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Ariko tubyara kabiri, byumvikane ko ndi papa w'impanga cyangwa Shabade. Imana yacu duhana umugisha. Mbarizwa muri ADPR, Paruwasi ni Kinyinya, Itorero ni Kami, urembo n'umujyi wa Kigali. Ibirenze kuri ibyo, Imana duhana umugisha. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Joel, turakwakira mu izina rya Yesu Kristo hano muri iki kiganiro ibihamya by'abizera Kristo. Reka twakire n'undi ukwegereye, nawe n'umuntu w'umushyitsi. Ntekereza ko ari ubwa mbere abantu bagiye kumubona. Si ubwa mbere ugeze ku YouTube channel cyangwa ku mateleviziyo? Ni ubwa mbere. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Nitwa Hitimana Jeremy, kora wihuta, igihe ni iki. Mfite umugore umwe n'abana 4,
nkaba nkomoka mu karere ka Rusizi nsengera mu itorero rya ADEPR paruwasi yanjye ni Butambamo umudugudu ni Nyagasozi nkundabera bose amen karere ka Rusizi akarere ka Rusizi Imana igumugisha turakwakiriye kora wihuta kora wihuta ni izina rya mama na papa icyo mbanza gusobanuraho Hitimana Jeremy naryiswe na papa na mama ariko kora wihuta igihe ni iki naryiswe n'Uwiteka Imana. Okay, Imana ishimwe cyane bura bifite icyo bivuze bikunda wenda turaza kumenya icyo bivuze. Imana igumugisha reka twakire umukozi w'Imana Fanny uraturuzi hano ndimo kubareba ndabona unduzi neza rwose ndimo kubareba ngaho dupepeye udusuhuze niba uturuzi akongera ukibwira abantu nubwo ikimenywa bose ariko hari abantu bashaka kukureba bwa mbere. Yesu ashimwe cyane ndanezerewe kongera kwivuga mu izina rya Yesu nubwo abantu benshi banze ariko hari n'abandi bahora bambona hari abahora bambona hari n'abandi bambonye bwa mbere nta soni zo kwivuga rero nitwa Ingabire Mukamunindi Francine ku izina ry'umugisha ni Mama Blessing mfite umutware n'abana 3 hanyuma ngiye no kubyara wa 4 biragaragara rwose uburyo wicaye nk'umuntu nk'abantu b'abadepite rwose kandi turavuze ngo ewana Uwiteka azabikora Imana ibigenze neza tuzavuza impundu tuzamura Imana icyubahiro kuko bizagenda neza kandi turabyizeye. Imana igumugisha turakwakiriye mu izina rya Yesu. Reka twakire undi mukozi w'Imana uri haruguru nawe tumwakire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Shalom. Nitwa Habarurema Adrien ndi umugabo ndubatse ufite umugore n'abana ndi mwimiso muri Kristo Yesu ndakishijwe. Yego. Imana iduhana umugisha. Imana ibaho umugisha ndabona mwishimye. Amen. Hari umuririmbyi wavuze ngo namwe nibabaza ngo ninde niki kituma mwishimye ngo muzasubize ngo Yesu watugiriye neza. Hari umuntu muri mwebwe waba ufite etaje muri Kigali se iri gutuma nezerwa? watugiriye neza ni ukubera Imana. Haleluya ya mahoro twavugaga. Imana ishimwe cyane. Rero turabakiriye mu izina rya Yesu. Tujye kuvuga uyu mugabo wadusanze mu buzima bwacu twibereye hirya mu byaro akadutungura akaduha agaciro akatumenyekanisha tukamenyana nabo tutari kuzamenyana. Amen. Uyu munsi uramugabo ariko uramugabo ateye ubwoba. Uramugabo tugiye kuvuga. Haleluya. Dufite ibihamya byinshi. Tubona ibikorwa ariko ngenda ndashaka kuzareba isura ye. N'abantu njya nkunda kumva bavuga ngo bamweretswe ngo nabonye umuntu ngo ariko mu maso ngo nabonaga umuntu muremure ngo ariko mu maso we singire gute ntaboneka ariko kucya duhisha mu maso hari umunsi azatwiyereka. Uwo munsi niwo dutegereje. Uwo munsi abera niwo bategereje. Umunsi tuzatangira igitondo kitagira iherezo. Umunsi w'amatsiko tubane na Gihangange umuntu ukemura ibibazo byose Adrien neza cyane bikarangira. Muri hano mu rwandiko rwa Petero aravuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko waboneye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose buri munsi ufite ibyo byiringiro uwumva ari umugenzi uwumva avuga ngo nanjye ndakumbuye kuzabona umwami Yesu uzabona Imana Data uzabona abera yiboneza kuko muri we harimo kubonera. Ni ukuvuga ngo nubwo yacikwa aravuga ngo ariko intego mfite nuko zakubona. Intego rero ahita avuga ati okay niboneze nkuko nawaboneye kuko ibyo byiringiro rero ngo bene ibyo byiringiro ntabwo bijya bidukoza isoni. Impamvu birivuga ngo ibyo byiringiro bitadukoza isoni nuko hari n'ibindi abantu bagira bijya gusa sobanurwa Imana ni iyacu. Imana ni iyabe zaba muri bo zakorana nabo. Imana ni iyabe Imana nyama kuko ibyiringiro la storia abor de eta strove de to aila krisroni melikotora strati n'imyumvire n'ukagenda ni Imana yikaze kose. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo Dawidi we yarabivuze
aravuga ngo nari umusore Imana none ndashaje ariko hari icyo nitegereje ku byo nabonye biranga Kristo nitegereje mu rukiryi cyangwa mu gisekuru cyaho navutse nuko nakuze naho Imana yankuye naho yantaye ndebye nsanga uko Yesu namubonye ntabwo nigeze mbona umukiranutsi w'Imana aretwa ngo noneho nitegereje mu bo yabyaye kuko hari igihe umuntu yakiringira akavuga atari urumva mu presse hari Imana ni nge ariko abanjye byakozwe isoni ariko biravuga ngo no mu rubyaro rwe sinigeze mbona umukiranutsi urubyaro rwe rusa Yesu ni ufite ibyiringiro niwe dufitemo ibyiringiro bidakoze isoni haleluya amina abivuga neza ngo nibyo koko nzi ko umucunguzi wanjye ariho ngo kandi amaherezo nzamubona azahagarara mu isi yaramurebaga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora ngo amaso yanjye ngo niyo azamureba sayo ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi ndagira ngo rero aka kanya turagira ngo twinjire mu mwanya tugiye kwinjiramo umwanya tugiye kuvuga ibihamya bye tugiye kuvuga gukora kwe hagati muri twebwe hari uko twamubonye Joel karame utangazwa na Yesu n'iki mu buzima bwawe mu bimenyetso n'ibitangaza yaba ari ibyo yakoranye nawe cyangwa ibyo wabonye mu cyumba cyangwa ibyo wabonye kuri tere ahantu hatandukanye Yesu arimo akora imirimo n'ibitangaza ugatangara Imana tujya duhamiriza abantu kugira basubiremo kwisi Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro byo tutangariza abantu turababwira ko Yesu Kristo uyu munsi arakora uko yakoze kera niko no uyu munsi akora kandi akoreye muri twebwe turavuga ibimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoze ntabwo tuvuga ibyo twumvanye abandi ahubwo turavuga ibyo Yesu Kristo yakoze aciye muri twebwe Imana ishimwe amen igihamya cya mbere ari umuntu nasengeye bari bamuroze gushya ukuguru yahiye ukuguru indwara bita iwacu ngo ni umushyarara ndamusengera icyumweru cyose yarivurije ahantu hatandukanye byaranze no hanze y'igihugu yarahivurije byaranze maze kumusengera Yesu Kristo akorera muri nge uwo muntu arakira aba muzima icyo ni igihamya cya mbere byagenze bitse turagira abantu bajye basora kuko impamvu y'iki kiganiro ntabwo ari ukujya tubatake mwebwe kuko mwebwe nta n'icyo muri cyo Kristo ataje gukora mwaseba sibyo uyu munsi turavuga Kristo muri wagiye ukora agakora namwe imirimo icyo gihe usenga wabigenje ute n'amazi wakoresheje ikiganza n'ibyatsi wahiye byagenze bite Imana iguha umugisha yego nukuvuga ngo bari bamuzanye kumuvuza mu kinyarwanda bamukuye igisenyi yitwa Valens noneho bamugejeje iwacu nge narindi muri murya mazeyo iminsi 5 Imana irambwira ngo nguhaye akazi kandi ngutumye hirya y'ahantu utuye haleluya ubwo mu ntara Imana irambwira ati nguhaye akazi kandi ngutumye mu ntara nibaza uburyo impaye akazi iranambwira ati ngusezereye muri murya taha ugende mu rugo kandi ubwo ruzi kara akazi narizi ko akazi k'amafaranga kigera mu rugo hari ahantu wacu muri quartier bita Inyenzi mpageze tuhurira n'umudamu arambwira ati waza ugasengera umukwe wanjye haleluya ndagenda ngeze iwe nsanga nyine bamuroze ubwo buryo arwaye ariko bamushyizeho imiti ya kinyarwanda cyangwa se mu bapfumu aturutse ku gisenyi noneho Imana ingaragariza impamvu y'uburwayi bwe nuko bamuroze noneho ingaragariza ko inashaka ko akizwa kuko ntiyarakijijwe haleluya ndangije ndamubwira ati Imana irashaka kugira ute kukizwa ikagukiza aka kaguru arambwira ati rwose nta kibazo nemeye gukizwa haleluya amen arihana amaze kwihana noneho Imana irangendera mu bicuku bya nijoro irambwira ngo uyu muti umuriho buce mu gitondo ufate amazi ashushe numara gufata amazi ashushe umukarabye uno muti umukure iryo ni itegeko rivuye mu ijuru atagira umuntu uza guhita afata amazi yego agashira sibyo Adrien hari abantu babyumva nagabatereka nanjye nshireho amazi nuko ari Imana yari yabivuze niko yari yabivuze haleluya arangije noneho azanira amavuta
yitwa Baby Care, murayazi igikotoro cya Baby Care kino kiva mu ruganda ayanyereka mwiyerekwa arambwira ngo aya mavuta niyo uzagira ute uzajya ukoresha umaze kumukarabya amazi. Yego. Nk'uko umukozi w'Imana yivuze ndiwubyumve gutyo, wenda urwaye igisebe uvuge ngo nanjye ngo reka njye gufata aya mazi na ya mavuta wenda nawe ubikore ngo ushobora gukira. Oya, ni itegeko ryari rivuye mu ijuru, niho gutabarwa ko muvandimwe ko ari guturutse Imana ishimwe. Ndangije hajya mukarabya mu gitondo nkamusiga ya mavuta, nkamukarabya nimugoroba saa sita nkamusiga ya mavuta, nkamukarabya nimugoroba nkamusiga ya mavuta. Haleluya, amen. Byaje kurangira icyumweru kimwe gishize, twabonanye kuwa mbere, kuwa gatanu tujya Icyangugu, agiye gukatisha icyombo, agiye Icyangugu kuko Imana yari imaze kumpa amakuru ko uwo muntu agize ute akize. We amvana inyenzi ku igare angeze Kamembe aranangarura, hashize icyumweru kimwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka mbahamiririze bene data, mushobora kuba mufite uburwayi, mushobora kuba mufite ibibazo bitandukanye, mu ijuru haracyari Imana ikora kandi ikorera muri twe mu izina rya Yesu. Icyo ni igihamya cya mbere nagira ngo mbabwire cy'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Cya kabiri, hari umusazi nasengeye muri corona. Muri corona nasengeye umusazi. Kuvuga ryari tubwire nka mu kwezi kwa hari mu kwa gatatu, mbese nibwo corona yari igitangira mu kwa gatatu ku itariki 20 z'ukwa gatatu 2020 niho corona yari igitangira. Nari ndi mu murimo ahantu batsinda mu isoko, umuntu arampamagara arambwira ati ngwino hari umuntu wasaze uzudufashe kumusengera. Haleluya, Amen. Noneho mbaza Imana nimba inyemereye, irambwira ngo genda ndabana nawe. Ndagenda ngeze aho yari arwariye, bari bamuzirikiye, ambonye arababwira ati izi ngabo mbona zaje kare, uko zazaga numvaga ari ingabo nyinshi cyane, none ndabona zirenze ingabo 1000. Rero abadayimoni bari murimo baramubwira baravuga ati reka twigendere kuko ingabo zigeze hano zigize ute zirakomeye. Haleluya, Amen. Ingabo. Iyo uri umukozi w'Imana ukorera Imana neza, ntabwo abadayimoni bakubona nk'umuntu umwe wakoze b'Imana. Haleluya, ntabwo uba uri umuntu umwe, ahubwo muba muri abantu benshi, ingabo z'Imana, uri kumwe n'ingabo z'Imana. Haleluya, imbaraga z'Imana ziba ziri muri wowe zigereranywa n'ingabo. Amen, Amen. Abadayimoni bavuga ngo baragiye, kuko nk'uko babivuze baravuga ati baragiye tubona arakize, ariko Imana irambwira ngo bargize ute bariyoberanyije, ntabwo bamuvuyemo. Haleluya, Amen. Ndavuga mbitambwira abantu kwa turi kumwe ngo abadayimoni ntibamuvuyemo. Arambwira ati none so sinkumenye, ntiwivuze kuri Joel titwagiye nta kibazo. Kandi n'undi bakivuga. Imana irambwira ati ntabwo bamuvuyemo, no kugira ute no kwiyoberanya. Imana itimbwira ati ahubwo mujyana iwawe. Ndagira ngo ubwire ngo akazi k'Imana dukora tugakora tudategujwe. Nahise mufata mujyana iwanjye, madama atazi ngo ndazana umusazi, agiye kubona nzanye iki, nzanye umusazi. Tugeze iwanjye abadayimoni bari muri we, tukigera ku muryango abadayimoni bahise bavuga ati inzu nitwayinjiramo kuko yestaye ibirimi by'umuriro. Uyu muriro uri muri iyi nzu wadutwika. Byabaye kumwinjiza turwanye n'abandi bantu baje baradufata, tumwinjiza mu nzu. Tugeze mu nzu noneho birakomera. Urumva urwo rugamba rwatwaye iminsi 3, kuko narutangiye ku munsi wa mbere dusoza ku munsi wa gatatu. Abadayimoni nibwo bavuganye nanjye, barambwira ati ejo saa 4 tuzamuvamo, noneho tugende ikimenyetso hari ibisiga 4 bizaza ku manywa, nibyo bizaba bije gutwara udusigisigi tuzaba dusigaye. Ari abadayimoni. Ndababwira ati none ahangaha simbashaka muri Enoke, ahubwo nimwibwirize mugire ute mugende. Nka saa 3 zigeze arambwira abashaka koga, ajya koga. Amaze koga saa 4 ndasohoka,
amen 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 Amen. Satani ndagira ngo mbabwire ngo afite ibimenyetso bigaragara. Narasohotse ngeze hanze, wa muntu ahitaza arambwira ati byari biri muri njye noneho biragiye, bati dore byabisiga. Haleluya amen haleluya amen. Ariko si imbaraga z'abadayimoni zabikoze, ahubwo ni imbaraga z'iki? Z'Imana. Sinanjye wabikoze kuko njye ntacyo njya nkora, ahubwo ibyo nkora mbikoreshwa na Kristo Yesu. Imana ishimwe. Icyo kibi kimenyetso cya kangahe? Cya kabiri. Dufite byinshi uko bwije n'uko bukeye, tuzajya turushaho kubabwira ibihamya by'imirimo n'ibitangaza Imana ikorera muri twe. Murakoze cyane. Ariko Enoke tuzamuzana. Azi ahamye ibi bintu rwose. Tuzamuzana abantu barusheho kumenya ko Kristo arahari bamwizera. N'abantu bapinga ngo uwo Kristo Kristo arahari arakora. Tuzamuzana Enoke kabisa, tuzamuzana nawe ari bahamiririza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Nzi ko bavuga byinshi, hari ni Musanze wahagurutse. Yego Kirema cyahagurutse. Ni byinshi. Kirahari kabisa. Yego. Twavuga byinshi. Hari n'uwapfuye arazuka kubera Imana. Kubera Kristo ikorera muri twebwe. Tumuzamura icyubahiro. Ashigwe hejuru iteka. Haleluya. Amen. Tugeze kwa Jeremy, umukozi w'Imana, turakwakiriye. Uri umuhamya wo guhamya ibyo wibone n'amaso yawe Kristo akora. Uyu mugabo twizeye ni umugabo udasanzwe kandi akora n'ibidasanzwe kuko nawe ntasanzwe. Akora ibintu byinshi bitangaje abana b'abantu batakora n'amafaranga atashobora gukora, kandi ibyananiye abantu we araza akabikora. Niho atandukaniye n'abana b'abantu. Ni umugabo wihagije ku bintu byose. Ndagira ngo mbabwire imbaraga ziwe n'ibihamya byiwe nagiye nibonera, ntabyeretswe n'undi, ahubwo nkabirebesha amaso yanjye aya ngaya yiwanjye. Nasengeye umukobwa umwe wari warwaye abadayimoni, ndumva ari mubyara wanjye baramuzanye yafashwe n'abadayimoni. Umwana bamuzana ari abantu 3 bamuteruye bamushyikije iwanjye, dore ko iwanjye mfite icyumba nsengera abantu. Nkimara kumukoraho abadayimoni baratangira baravuga ati tubabarire tugende, twari dufite gahunda yo kumwica ariko dusanze bitagishobotse kuko uradutwitse, ntago byaba bigishobotse, reka twigendere. Narasenze ndasenga bifata iminota 45, ako kanya umukobwa arahaguruka bamusubiza abaye muzima. Icyo ni igihamya cya mbere ngira ngo mbwira abantu ko Imana yacu ikora kandi imikorere yayo itandukanye n'iy'abantu baze. Jeremy, wavugaga mu izina rya nde? Navugaga mu izina rya Yesu, mpamagara umwuka w'imbaraga uturutse mu gihugu cy'Isiyoni, niwe wakoranye nanjye ibyo bitangaza. Nikibeshe ukavuga ngo mu izina rya Jeremy ndabirukanye bari kugenda, ntago byari gukunda. Nabitegetse mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu aramanuka akora ibyo yagombaga gukora. Ibyo dukora tubikora mu izina rya Yesu Kristo. Abatabyumva babyumve, ababishidikanyaho bamenye ko mu ijuru hariho Imana igikora. Icyo ni igihamya cya mbere. Igihamya cya kabiri, hari umudamu witwa Mama Obama, bamuzanye kuri moto, ari abantu 3, bafashe igikwembe cye bakimuzirikishije gutya ku mumotari mu mugongo. Ndumva ndetse uwo mukobwa ni mushiki w'uyu Joel. Ni byose. Yego kabisa. Ni mushiki w'uyu Joel. Mama Obama. Yitwa Mama Obama. Yitwa Mama Obama. Bari bamuroza uburozi bwitwa mageza. Iwacu hari Rusizi baroga uburozi bwitwa mageza. Amageza ni ibintu biza bigafata umubiri wose, wasengera umuntu noneho aho biciye ako kanya hagahita ko hagashya, aho bisohokeye hose hagahita ko hagashya. Naramusengeye rero, bamuzanye kuri moto, ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mudamu yasubiyeho yigenza kuko mu ijuru hari imbaraga z'Imana kandi zijya zitabara. Mu ijuru hariho Imana igikora ibitangaza. Twe tubikora mu izina rya Yesu, ntabwo tubikora mu izina ryacu, ahubwo tubikora mu izina ry'umuterankunga wacu witwa Yesu Kristo w'inararibonye, uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu mugabo naramukunze cyane. Hari ibihamya bya 3 nanjye ubwanjye niboneye kuri njye. Nagize igihe kinini cyo kurwara, njya kwa muganga. Ngezeyo
banyujije mu cyuma basanga igihaha cy'uruhande rumwe basanga ngo cyarakuze ngo cyenda gutwikira umutima. Muganga arambwira ngo dore ufite ikibazo, igihaha cyawe cy'uruhande rumwe cyarakuze none cyageze ku rwego cyo gutwikira umutima. Ndamubaza ati mbese muganga nakora iki? Arambwira ati kanguha imiti kandi izagufasha. Miti narayinyoye, nyirangije nta kintu na gito iyo miti yigeze imfasha. Nagumye gusenga Imana ahantu hose ngiye, Imana ikambwira ati humura nzagukiza icyo gihaha cy'uruhande rumwe, humura nzakurengera. Bidatinze rero Yesu yakoze iby'imbaraga kuri nge. Si dogiteri wabikoze, si nge kora wihuta wabikoze, ahubwo ni Yesu wabikoze mu izina ryiwe. Igihaha cyanjye kirakira kugeza uyu munsi ni kizima. Igihe cyarageze numva n'ubundi muri nge ntibiri kugenda neza. Icyo ni igihamya cya kane. Ubwanjye nanjye niboneye amaso yanjye cyabereye kuri nge. Narwaye indwara y'umutima, umutima ndawurwara, igihe kiragera ndivuza biranga birananirana, njya hirya no hino biranga, ngiye muri CHK banyujije mu cyuma, dogiteri arambwira ngo umva ufite umutima muto ukagira agatuza karekare, ndashaka kukurefiya mu Buhinde. Nabaje dogiteri ati mbese mu Buhinde hari umudogiteri uzangabanyiriza agatuza akanyongera umutima? Arangije arambwira ngo wowe uzaze ngurefeye mu Buhinde, nta yandi magambo menshi tuvugana. Narafashe ndataha kubera ko nta bushobozi nari mfite bwo kujya mu Buhinde. Nsenga Imana, Imana irambwira ati nzagukiza kandi nzakugirira neza, umutima wawe uzaba muzima. Ibyo ni ibihamya nabonye kuko Imana yacu ikora kandi Imana itabara. Imana nishimwe, Imana yacu irakora. Wowe uri muri kundeba, menya ngo ibyakunaniye biharire Yesu mu izina rya Yesu. Igihe nikigera azagutabara kandi azakurengera, ko dufite ibihamya by'isi Yesu yagiye akora. Humura witinya, witinya, Yesu azagutabara kandi nanjye yarantabaye. Humura witinya, 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 witinya. Igihe cyarageze ndi kukubwira ibihamya by'Imana, ndi kukubwira gukora kw'Imana, ndi kukubwira gutabara kw'Imana neza cyane, ndi kukubwira ikoranabuhanga ry'umugabo witwa Yesu ritandukanye n'iry'abana b'abantu batuye mu isi. Ikoranabuhanga umva ni ikoranabuhanga riba riri original kuko na nyiraryo ni original. Umva ni wizera Imana kuko Imana yacu irakora. Ibi ni ibihamya turi kukubwira, ibi ni ibihamya twabonye tutigeze tubwirwa n'abana b'abantu, ahubwo tweretswe n'iyera, tweretswe na Yesu Kristo. Humura rero nawe Imana izakurengera, nawe Imana izakurengera. Igihe cyarageze ibiryo bari baranguyeho kubera ikibazo cy'umutima narabifashe ndabirya. Bari baranguye kurya ku munyu, amavuta, icyayi, byose narabiretse. Nari n'umuyobozi wa korari kubera ko urusaku, iyo najyaga mu rusengero urusaku rw'ibyuma, iyo rwavugaga numvaga umutima usimbutse ngafata inzira ngataha. Ibyo byose rero naje kubireka bitewe n'icyo kibazo cy'indwara y'umutima, ariko Yesu yaje kungirira neza. Ibyo ni ibihamya byanjye ubwanjye byabereye kuri nge, niboneye n'aya maso y'iwanjye. Ibyo nabyo ndabiguhamirije kuko Imana yacu ikora kandi igakora ibidakorwa n'abana b'abantu. Haciye kingana iki ukize? Ndumva indwara y'umutima n'indwara y'igihaha cy'uruhande rumwe haciye imyaka 3 ibyo bintu mbikize. Yesu arihagije, arihagije. Wowe utamwemera n'umwemere, imbaraga ziwe zikora umva uri kunyumva neza, zikora abana b'abantu bananiriwe gukora. Kandi aho imbaraga z'abana b'abantu zirangirira n'imbaraga za Kristo zihera. Ibyo ni ibihamya by'iwanjye. Yego, igihamya twavuga byinshi. Arashoboye, ashoboye byose. Niwe duhamya, niwe tubwira isi yose ko ari umwami w'abami kandi ingoma ye ntizahanguka. Abamwizera bazahorana nawe iteka ryose. Kandi turasaba abantu bataramwizera ngo mwature ko Yesu ari umwami n'umukiza wanyu, mumwizere, mumutumiraze mu buzima bwanyu abahagakiza kandi murakizwa mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kandi ibagirire neza. Reka twumve Fanny nawe. Fanny, ufite icyo kuvuga? Ni byinshi, ni byinshi, ariko ndumva abantu bagabo babivuzeho cyane. Ariko ndashimira Yesu kuko ni umugabo w'intwari. Kuva nagera ku ma YouTube channel nagiye mbona Imana ikora
ibya hafi n'ibya kure. Njye sinkunda gutangaza amazina muri hangana, ariko mfite abakobwa 3 bari hejuru y'imyaka 40. Hejuru ari abakobwa kuva nagera kuri YouTube channel bamaze gukorerwa ibitangaza kubwira izina ry'uyu mugabo witwa Yesu. Yego. Jo bundi banzaniye umwana w'umukobwa ngo yafashwe afite imyaka 12, afatwa n'uburwayi, yari umunyeshuri yiga mu wa 6 primaire, hanyuma afatwa n'uburwayi ngakajya agira isereri akarwara umutwe, mbese bamujyana kwa muganga baramuzengurukana ibitaro byose bishoboka bya hano mu Rwanda. Bamugejeje Kanombe ngo basanga afite amazi mu mutwe n'ikibyimba, baramubaga ntibyagira ikintu bitanga. Ejo bundi mu byumweru nka 3 bishize bamunzanira mu rugo ari mu gitondo. Umubyeyi ubwo umwana agize imyaka 14, umubyeyi arambwira ati guhara umwana wanjye byarananiye, ihangane muvuge we ntago ndibuze kumuhisha cyane. Itwa Rosine. Mama ati guhara Rosine wanjye birananiye, mbabarira. Yahoraga amamagara kuri telefone ngo wamuhaye nimero yanjye, ndamunza kumuha umwanya nyine ari mu gitondo, yangeze nka saa 12, namuhaye saa 2, ariko kubera ukuntu yarababaye arambwira ati ndaza mu gitondo kare saa 12 yarangezeho. Uwo mwana bamuzanye bamuzirikiye kuri moto nyine mugani, adashobora no guhagarara, nta kintu ashyira mu nda ye. Natangariye Imana. Baramuzanye guhera saa 12 ndasenga, ntibari bambwiye ikibazo afite. Umwuka waramishurira nyine ko yari afite amazi mu mutwe, ntiyagendaga ntiyahagararaga, mbese yari yaramaze kuba umuntu ngo uhora uryana. Hanyuma Imana integeka gufata fanta ntoya ya Coca. Ntago nanjye nagarutse mu bintu ndavuga nako si ibintu birashoboka ko uyu muntu ashobora gukizwa na fanta. Umuntu ajya mu bukwe basanzwe banywa fanta, nanjye nkenera nkayinywa iya 400 ashobora gukiza umuntu, birashoboka. Mwuka wararambwira ngo nibamugurire fanta. Ndasenga byose nka saa 2 nkirimo gusenga, Imana amaze kumishirira uko byagenze nyine n'icyo kibazo cy'icyo kibyimba n'ubwo burwayi, kuntu amaguru byose yari abaye paralize. Hanyuma ndavuga ati ni mu mafaranga iwabo, ndavuga mu mafaranga tugure fanta. Sinababwira ko ari umwana ugiye kuyinywa ba mu mafaranga ngo ngure fanta nini. Ndavuga ni ngiye nta fanta nshaka, ni mu mafaranga tugure fanta. Ba minota 2000 ni mu mwana wo mu rugo n'umwana igenza n'agafanta gatoya ka Coca. Fanta barayizana, Imana integeka kuyisengera. Hanyuma ndimo gusengera ya fanta numvijwe irambwiye ngo shyiramo ikiyiko cy'umunyu. No kuri kose Nangira gutekereza ko nanjye mfashwe nyine ubwo nanjye ndwaye. Fata ikiyiko cy'umunyu nshyira mu gikombe, nshyiramo ya fanta. Namaze kuyisengera umwana arayinywa ntiyanayimaze. Nisahaguruka yijyana kuri toilette, bamutwaye mu rugo agenda, nta kintu yaryaga, ubararya aragenda. Nyuma y'ibi byumweru 3 nyina arambwira ati umwana wanjye turavugana, ntiyari akivuga, yavugaga dedemanga, kandi urumva yari umukobwa w'inkumi, ariko yarakize. Tuzamura Imana icyubahiro. Amen. Gukora kwande kw'Imana. Ndumva ashaka kuzazana mama we n'uwo mwana na se twari kumwe, bakavuga Imana, bambwiye ko bazaza. Kuko ikintu tugambiriye abantu baduteze amatwi, turashaka kwerekana ko Kristo akorera mu bantu neza cyane. Hari abantu banga kwizera Kristo, ariko Kristo niwo kwizerwa, kandi arakora. Hari n'abantu, hari ikintu nanze abantu bagenda bavuga ngo Kristo ngo tuvuga ngo nuwazanywe n'abazungu, ngo iyobokamana riri mu Rwanda, ngo ubundi ibyo musenga ngo ni ibiki. Ariko ndagira mbabwire ngo Kristo dusenga arahari kandi akorera mu bantu. Ntago ari uwo twazaniwe n'abazungu, ni Kristo waje muri twebwe, ari muri twe. Yesu wacu arakora, arakora kandi ari muri twebwe. Ntago ari Kristo twazaniwe n'abazungu, ahubwo ni Kristo uhari. Kandi nkuko yabivuze mu ijambo rye, akavuga ngo ibimenyetso bizagenda n'abanyizera, bazajya barambika ibiganza ku barwayi bakire, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazagenda. Icyo nicyo duhamya. Ubwo ikizakurikira nuko abantu bari hafi tuzabazana kugira nabo batanga ubuhamya, abantu barushaho kwizera Kristo. Hari n'undi muntu Theo ejo bundi yarampamagaye, yakoze ubukwe, yaramaze imyaka 18, afite uburwayi bwo mu mutwe. Nagiye kumusengera ahantu bita Mwezi,
yakubise abantu bose, yari umusore imwezi yakubise abantu bose baramufungiranye mu cyumba. Hanyuma Imana integeka kujyayo, nagiyeyo njya gusura icyumba kimwe abantu basengaga. Ngezeyo Imana yambwira ngo ninsohoke njye gusengera uwo muntu. Ndibaza n'ahantu habi mu misozi, ndibaza ukuntu ndi bugende naho kumanuka ngera ngo byari byananiye kubera kutahareba, ariko Imana yambwira ngo haguruka ugende, impa abantu 5 bamperekeza. Tugezeyo iho baravuga ati reka njye narabayoboye nyine mbagezaho nashaka ko tujyana. Nagira nkubwire ngo nagezeyo barajyanga abo ko twinjira, ariko ndavuga nti ngiye kuko naje mvuye mu bushenge, Imana ifite umugambi, mureke nsanga uyu muntu ubundi musengere. Narinjiye, ikintu cya mbere yabanje akuramo rinete arazikandagira zanjye arazimena. Arangije nkubita urushyi, arangije arongera nkubita urundi, aravuga ati gira icyo wongera kuvuga, ati Imana se yawe iruta Imana ziturimo. Ndamubaza nti Imana zikurimo n'izingahe? Arambwira ati ngiye ndumva nta nicyo navugana nawe. Nise ntegeka mu izina rya Yesu Kristo, ndavuga ndumva nshaka kusinzira. Ndategetse mu izina rya Yesu sinzira. Ndumva nshaka kugusengera usinziriye. Haleluya, amen. Ndavuga nti ndashaka kugusengera usinziriye, kandi hari 8:00 uzakanuka ejo 8:00 zo kumanywa, niho nshaka kuzongera kubona uri kundeba kabisa. Itegeko nyibivuga yahise aryama. Ako kanya arasinzira. Guhera izo 8:00 ndasenga, nari butaye mu gitondo Imana yari maze kumbwira ko ntagitaye. Ndasenga umunsi wose 8:00 zo kumanywa zigeze. Wamutefeneriga mu mwuka. Ndamubwira ndumva nshaka gukanguka. Noneho ndavuga ndashaka guhangana nawe 9:00 z'amanywa zageze. Nyivuga ngo ndumva nshaka gukanguka, ndamubyutsa mukoraho, ndamubyutsa bamuha amazi yo kunywa. Noneho ntangira kongera gusenga. Turasenga, narababwiye nti abarya murye muhaga buri tugiye kurwana urugamba. Twarasenze turasenga 9:00 zo kumanywa, abadayimoni baravuga ati nukuri ntituzongera kugutinyuka. Yego Bagiye uryo ntibongeye kugaruka. Imana ishimwe. Ikintu cyitwa abazimu ngiye ntabwo njyanirwa mbahenda ngo mwavuye kubita. Ndategeka gusa. Kuvuga ngo ndabategetse. Wa musaza ati ko bitasa umusenzi. ngo twari Nuko uzunguza abadayimoni ugakubitasa umusenzi. No kuvuga ngo rero hari ibintu abantu batumva neza, ariko ubundi Yesu wacu ni umukozi w'umuhanga. Ntago njye Yesu nyimwita umudogiteri nkuko abandi mbibumvana, sinamwita muganga mukuru nkuko mbyumvana abandi. Nzi ko Yesu ari umukiza. Ni umukiza. Aho ninjye abadayimoni bahari bahita batangira guhonga. Mu izina rya Yesu. Sinjya mbatinya, barantinya, tubiziranyeho, aho ngeze bahita baceceka. Amen. Ukuvuga ngo rero atari Yesu wenyine uhari, urumva ntacyo turi cyo. Ariko Yesu ari muri byose, ni muri Kristo Yesu. Haleluya, amen. Iri zina niryo turi kuvuga, nyakubahwa n'ukuri nahabwa icyubahiro. Yaraje, kandi ikibabaje nuko ari abantu batamwizera. Hari abantu batamwizera kugira ngo bamwizere kuko no mukiza w'abantu. Ariko wowe muntu uri kutwumva utarizera Kristo ahuri, turaza kugenda dushyiraho nimero z'abakozi b'Imana. Ushobora kuba udafite uburyo wahita ubona ahantu waturira ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ugufasha gukizwa. Turazishyiraho, wowe wazatelefona umwe muri bo, cyangwa se niba ufite itorero rikwegera uzi ko risenga Yesu Kristo by'ukuri, wagenda ugakizwa, ukakira uyu mwami akagushyira mu bana be, nawe ugahabwa impano y'umwuka wera, nawe ukaba umuganga, nawe ugatumwa mu izina rye. Imana ishimwe cyane. Adrien, umukozi w'Imana, ufite icyumba cy'amasengesho abantu bazi wawe, ndizera ko ufite ibihamya byinshi. Yego. Murakoze cyane. Ntago twavuga ibyo Yesu akora cyangwa ibyo yakoze ngo tubirondore, ni byinshi. Uretse ko hari n'ibindi Bibiliya bavuga bitarandikwa, ariko hari n'iby'Imana yakoze. Nko kuri kote yanjye ngewe ibyo nabonye Imana ikora. Ikintu cya mbere nabonye Imana inkoresha, nabonye mbwiriza abantu bihana ibyaha. Ndi kubwiriza ijambo rivuga ngo shaka ingingo yo kukurengera. Yego. Nari ndi mu rusengero Bweramvura, mu itorero ahantu ritari ryo muri ADPR. Yego. Bantumiye ndabwiriza, basoje amasengesho y'iminsi 3. Ndabwiriza ijambo ry'Imana nkuko Imana asanga buri wese. Mbona abantu bituye hasi bihana ibyaha bararira. Kubw'ijambo. Icyo ni igitangaza gikomeye. Imana ikora. Ibyo narabibonye kenshi, ndanabibona kenshi. Mbwiriza Imana nkabona ikuye abantu mu byaha. Hari n'undi nabonye wari
ni inshuti yanjye, yaje kuba inshuti yanjye, namubwirije ubutumwa bwiza. Yari umusilamukazi, yari umusilamu ajya mu bapfumu akorana n'imiti, mubwiriza ubutumwa bwiza, yenda gusenya urugo rwe rusenyutse, ariko Yesu uri muri nge arankoresha, aranshyigikira, mubwiriza ijambo ryiza ryo kwihana rimubwira guhindukira, mbona Imana imukuye mu byaha, Imana imukiza indwara y'umutima. Ibyo narabibonye Imana ibikora. Ndagenda nshaho, nabonye Imana data mbwiriza umwana wari ufite nyina w'umuhanuzi w'umurangi ujya mu bapfumu, umuhanuzi w'umurangi Cyangugu. Bagura inzu, baguze inzu, bayigura mu bayisilamu. Umwana nawe baramutanga, bihura na nyina. Ndangije njyayo nsoje amasengesho y'umunsi umwe, ku mugoroba ntiyagera, ndamusengera, umwana arakira, ari ikimuga atari kuva ahari, Imana data iramukiza. Nagiye mbona ibitangaza byinshi, ibyo bavuze ni byinshi, ariko hari ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4 nabonye Imana ikora cyangwa igikora. Ibyo gusengera abadayimoni ntabwo mbitindaho cyane, ahubwo ngewe ndatinda ku mbaraga ibohora ya Yesu Kristo, imbaraga ituye muri Kristo ikiza ibyaha. Umuntu yakihana ibyaha ari ikimuga, afite uburwayi, atarya atanywa, yarishwe n'ubusambanyi, yarishwe n'uburozi, baramurozi, baramuzinze, atabyara, ari umusambanyi, yakihana ibyaha, imbaraga iri muri Kristo Yesu ikamukiza. Yaba afite na sida, Imana ikamukiza. Ibyo narabibonye Imana ibikora. Ariko icyo nendaga gutindaho, nabonye ejo bundi vuba bidatinze, mu mwaka wenda gutangira uyu nguyu, nabonye mu rugo iwanjye banzanira umwana. Yari afite se, ni umupasitori, banyihanganire, afite itorero muri Uganda. Yamutanze ikuzimu, yamutanze ikuzimu kuko yamubyaranye n'umwana, yamubyaranye n'umukobwa yabwirizaga ubutumwa bwiza. Arangije amutera inda, amuteye inda, babyarana umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa igihe kiza kugera, ise nyine ari uwo mupasitori ajya muri Uganda, y'amatorero adasega Kristo. Arangije amutambaho igitambo, umwana amara imyaka 12 agwa igicuri. Azi wanjye bavuye mu bapfumu kumutanga 500,000, ari byo mu mupfumu amaze kumurya, umwana atakiga. Ageze wanjye, ntago ngende buze kuba ngo Imana ni nyakubahwa, Imana ni papa, Imana ni umushumba. Imbaraga ya Kristo Yesu igizura ibitariho bikabaho, kuko nanjye narayibonye nyibyiniye gusa, nyitambiye banyita mitunu. Imana irambwira ngo bakwitaga mitunu kuko unkorera utandyarya. Uhereye uyu munsi ndumva mfashijwe, uhereye uyu munsi kubera kumbyiniye aka kanya ngukijije amaso. Nabugingo n'ubu mbyaye inshuro zingahe ntago ndongera kurwara amaso. Nabonye ibitangaza, Imana narayibonye nyikorera, mbona ibihamya byayo kuri njye. Irambwira ngo nzakubakira urugo, ndi imfubyi, ndafite mama. Imana impa inkwano, ndakwa, impa umugore wize. Ibyo ni ibihamya bigaragaza imirimo y'Imana ntigeze nkora, Imana yakoze. Uwo mwana byarangiye, nkivuga ngo Mwami Yesu, dayimoni zivuga aho zavuye, zivuga n'ukuntu byagenze, baragenda. Umwana ubu ngubu ariga, numva ibyiza. Nzabakwereka, ugenda ubibariza amakuru. Nabonye n'undi nyina yatanze, nyirabukwe yatanze, ni inshuti zanjye bo barabizi, ntago ndibuze kuvuga izina kubwo umutekano we. Icyakora nzabakwereka, nibiba ngombwa bakwihera ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye, kuko turi kuvuga ibihamya bya Yesu. Turi hano kugira ngo imbaraga ya Kristo Yesu, Imana nyakubahwa data se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana izura igakiza umuntu urumogi. Ntago Imana ikiza indwara gusa, Imana izura umuntu ari umusinzi, ari kazizi, ikamusirimura. Imana igifata abadogiteri bize nta kintu bimarira, amafaranga yabo bayajyana mu ndaya. Imana data imbaraga y'ijambo ry'Imana ikamujyamo, yamugeramo abadayimoni b'ubusinzi nawe ubusambanyi bakamuvamo. Ibyo narabibonye. So uwo mwana rero, uwo mubyeyi wundi nawe yararwaye urushwima, nyirabukwe yamuroze urushwima. Babyaranye abana 2 n'umugabo we. Arangije afite nyina,
nyirabukwe si umurokore yamuroza urushwima bari baragiye mu barangi ngo abarangi ngo barababwiye ngo ni abamarayika bera barananiwe baracotse ageze kuri Kristo yakiriye mu cyumba cy'amasengesho mu rugo ageze kuri Kristo ndasenga uwo nguwo nabwirije ubutumwa bwiza uwo wari umusiramu Imana yakoreye ibitangaza ubu ni abantu beza n'abantu basenga Imana bakijijwe reka nkubwire muvandimwe udukurikiye bagiye bavuga ibitangaza byinshi bagiye bavuga Imana ikiza indwara bagiye babona ariko igitangaza nabonye gikomeye Theo dukurikiranye ni ukubona Imana ifata umuntu winyarira ari umusinzi ahembwa miliyoni 10 ukabwiriza ijambo ry'Imana njya nkunda Yesu yaravuze ngo ninjye soka imara inyota ninjye mutsima utera imbaraga ninjye mugati wamanutse uvuye mu ijuru umuntu ndyaho wese ntago azigera asonza unywa ku mazi y'ubugingo ntago azongera kugira inyota ukundi ndangije mbona umuntu abaye umugabo abaye umusirimu ubusinzi araburetse uwo niwe wamuzanye arangije ubu ngubu yamukijije urushwima undi muntu nabonye n'undi muntu twasenganye wari umaze imyaka 7 atabyara kandi afite ubwandu butera afite virusi itera sida kandi abana n'umugabo watabizi yarakijijwe aravuga ati ariko Mana mbabarira nabikoze mu bupfapfa none nanduye sida uzandindira umugabo narabibonye nawe byenda nzamuguha niba ngombwa kwiganiririze twarasenganye nyuma y'imyaka 7 abyara umwana kandi ndahamya neza ko na sida Imana igejeje habi iyitsemba ibyo nibyo nge nabonye Imana ikora nagiye mbona ndi kwigisha ijambo ry'Imana abadayimoni bakavugira mu muntu bakamoka barangiza bakavuga ngo twari tuje kuroga iteraniro twari tuje kuroga abapasitoro twari tuje kuroga uyu mushumba ariko imyuka yari turimo ni imyuka y'abarangi yo kuzimya impano nagiye mbibona ku rusengero nyinshi njya kwigisha Imana data nkabona ikoze ibitangaza nagiye mbona ibitangaza byinshi mbona Imana nimvuga Imana nabonye Imana itabara nabonye Imana rudatetereza abayisenga nabonye umugabo bita Kirisito umugabo wazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro Lazaro ageze mu gituro ku munsi wa baramubwira ngo mwigisha twari twarakubuze yari amaze iminsi 4 none urimo uratubaza igituro bigenze gute ngo Lazaro rangi Yesu akigera kumva ya Lazaro ngabwira bashiki be arabwira ngo nababwiye ko nimwizera Yesu muri buze kubona igitangaza nibuze kubona Yesu nimunyizera murabona Imana ngarababwira ngo ari ngo bamwereka ngo mu gituro ngo amaze kunuka Yesu nakangwa nibinuka ibihamya bya Yesu gutinda mu gahinda gutinda mu burwayi gutinda mu mubabaro gutinda n'amaganya nibivuze ko Imana idakenura kuba watinda mu kigeragezo nibivuze ko Yesu adakiza ibigeragezo ahubwo nimureke tumwegere twiyunge ku Mana kuko Yesu nibuye Yesu ni bombe Imana data uyihungiyeho ntago Yesu ajya muteza abantu noneho yingo Yesu arangije abwira Imana arabwira ngo Mwami ndabizi neza kusanzwe ukora urumva mama Bless sanzwe nzi kusanzwe ukora ngariko mbivugiye kubwira iteraniro aravuga ngo niba akibivuga ngo Lazaro sohoka narangije arasohoka ngasohoka yiputse bivuga ko iminyururu ngo baramubwira ngo ni mu muhambo iyo Yesu yakugezeho birahambura uretse n'ibyo twabonye dufite ibihamya Bibiliya yerekana ukuntu Imana yakubise umugabo bita Herode urushyi amenyereye Imana ngo yatanze dusukura umunsi umwe abagabo urumva jowe baravuga ati mbega umugabo ati none atavuye ati mastiki for last ati none nagavuze gusa atavuze nk'Imana ati mbega umuntu usuzugura we ndi mwijuru ryanjye ryera uyu muntu arabonye abona yasimbura Imana iravuga ngo reka nze mbereke ibihamya bindanga ko ndi nyakubahwa Imana ngahita kubita Herode urugi ngamukubiza urugi
intebe ihinduka urunya. Ntabwo ari ibyo gusa, Nebukadinezari Imana yamweretse ibihamya ngo akimara kubaka i Babuloni, aravuga ati Babuloni we uko nkubona umeze neza, aravuga ati wi ati burya ninjye ndiwe. Imana iramubwira ati ariko koko uzi ko ni wowe uriho koko? Iramubwira ati reka nkwereke ko ndi Imana. Ikanda kuri buto y'ubwenge, irangije irayikanda. Ibyo ni ibihamya bigaragaza Yesu. Ngo Herode arangije ajya hehe? Ajya na Nebukadinezari ajya mu ishyamba imyaka 7, nta muntu wamwicariye ku ntebe. Ibyo ni ibihamya bigaragaza Yesu. Narabibonye Imana inkiza, narabibonye Imana inkiza, ndi imfubyi. Twagiye tubona ibihamya, ntabwo tuvuga ibihamya bya Yesu gusa, tuvuze n'ibyo yadukoreye. Kandi nawe unkurikiye, umva mama, umva mugenzi, Yesu wawe, Yesu wizeye, ni Yesu ukiza, ni Yesu utanga urubyaro. Mu bimuhamya ajya atanga urubyaro, mu bihamya Yesu ajya amara agahinda, mu bihamya Yesu iyo umuntu akirijwe akamwakira hari ibintu bitatamukiza. Ikintu cya mbere ni agahinda, kabiri ni ubugome, amuha umunezero, amuha ibyishimo. Kimwe mu bintu ku isi byatagangaje abami, byatagangaje abaperezida, byatagangaje abize n'abaminisitiri, ni ikintu kimwe bita umudendezo, icyo bita umunezero. Ni w'abakire batangaho amafaranga bakajya kugura indaya, ariko abakire ntabwo bajya babonera mu ndaya. Ariko Yesu yagutashye uko waba uri ko kose upfa kuyubaha, ibindi ni mone dansayige eriwiri was tewo. Dufite ibihamya, ntabwo Yesu akiza ibyo gusa, Yesu ajya akiza ubugumba, kuko ntabwo ari we wenyine yabikoreye. Umugabo bita Hana, Imana yagumbuye inda ye irayizibura, arangije arabyara. Umugabo bita Herukano yabonye imirimo y'Imana. Mukamano yabonye ibitangaza. Ari igihe abantu bavuga ati bitatse bavuze ibitangaza gusa, ariko na Bibiliya ifite ibihamya, ijambo ritavangiye. Nuryizera iryo jambo, iyi nkota ya mwugi yombi igigera kumwicanya agahita aca bugufi. Ni ibihamya bigaragaza Yesu. Yesu ajya akiza abicanyi akabakura mu bwicanyi, inkota y'ijambo yamugeraho akavuga turambaze. Ndihamye ku bwa Yesu. Narabibonye, nabonye ibitangaza, mbona abantu bari barwaye abaniga, barabagize abaniga, bafite amashuri yarabapfiriye ubusa, yakumva ijambo ry'Imana yakihana, ubuzima bugahinduka. Ibyo nibyo nabonye, ishwima, indwara zitandukanye. Nasengeye umukecuru mu butayu, mbwirije ijambo ry'Imana, ahita akira impyiko ako kanya. Ni umurokore mwiza, ashaje neza. Tuzabikora baze, ariko ndagira ngo mbabwire, umva nkubwire rewayigesere drastiki, umva nkubwire jowe, Imana ijya yomora imubihamya Imana. No kuba turi hano ni ibihamya bigaragaza Imana, no kuba turi hano ni iby'Imana yavuze. Ibi ni ibihamiriza ko Imana ikora, ni imirimo y'Imana. Kuba turi kuri iki ni ibihamya, ahubwo mu biguhamiriza kimwe cyawe ubona byanze, ubona na Yesu akorera umuti. Amen. Tuzamura Imana icyubahiro. Tukiri muri ayo mavuta turimo turanasoza, reka Adrien asenga isengesho, asengera abantu bose bari bwizere umwuka wera kuyobore, kandi iri sengesho rigere ku bantu bizeye, ribakize mu izina rya Yesu. Mu bihamya wowe ujya ukora ibitangaza. Namenye kuri Imana itanga urubyaro, kuko mfite ibihamya. Umugore wanjye bucya nenda gukora ubukwe, umuntu yarampamagaye arambwira ngo yewe Adrien, Jeanne yaransuzuguye, nanjye uzabona urubyaro mbajije. Ariko kuko mu biguhamya udakora nk'uko abantu babigenza, iryo joro yarayasamye. Ni Imana itanga urubyaro, ni Imana izibura inda, ni Imana igikiza indwara za kanseri, ni Imana igikiza sida, ni Imana igikiza imitima, ni Imana yomora inguma, ni Imana yishyura amadeni. Mu biguhamya ni byinshi. Nabonye abawishyuriye amadeni, nabonye abuteturura, nabonye ukiza inzara. Mu biguhamya uri Imana igesere dry, uri Imana yica, uri n'Imana ikiza. Nyemerera rero mu biguhamya uwizeye iri sengesho, uwizeye mu buhanuzi, imbaraga y'Imana nimugereho. Ikimenyetso cyo gukora imirimo y'Imana, imbaraga ibohora, imbaraga ikiza, ihindura amateka, imbaraga y'umwuka wera, imbaraga y'ijambo ry'Imana nigere kuri buri wese. Yesu nababera inkomezi, Yesu nababera impamvu. Nyemerera mwana, dushingiye ku buhamya bw'ibyo twumvise, nyemerera rero
ugenderere buri wese, imbaraga y'Imana ibane na buri wese, ubwami bwawe buze. Turagushimiye, turagushimiye, mama blessing aragushimiye, Joel aragushimiye, uyu mugabo aragushimiye, Nadrien ndagushimiye, Theo ndagushimiye, Vision ziragushimiye, abanye Vision zibaragushimiye. Turaguhimbaje ko mu biguhamya ujya wishyura amadeni, narakubonye unyishyurira, mu biguhamya utanga inkwano, narakubonye uyima, mu biguhamya wubaka ingo, wanyubakiye urugo, unkora muri karande, ba data na ba mama batarashyingirwa batabyara, urangije urabikora. Nagiye mbona kora ibitangaza, bana natwe mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi, turavuze ngo shyirwa hejuru, izi mpundu ni izawe. Iki giterane wari ukirimo wateranye natwe, ndagushimiye ko ukijije imitwe, ndagushimiye ko ukijije imigongo, ndagushimiye ko ukijije mu nda, ndagushimiye ko uvuye imitima, ndagushimiye ko ukijije abasinzi, ndagushimiye ko abo barozi bakijije. Imbaraga yawe ntabwo igendera ubusa, ijambo ryawe ni inkota ya mu gihombo, nirigere ku barwayi, rigere ku bari mu bitaro, rigere ku bari muri Canada, rigere ku bari muri Amerika, rigere ku bagore. Imana ibahindure iyubaka ingo, kuko mu biguhamya ujya utanga amahoro mu mutima. Neriwe Forest Andiga ndaribeke densedra, ndagushimiye rero ko bikoze, bana natwe utindane natwe mu izina rya Yesu, amen, amen. Urabara Braziliya tubazamu mu ngo by'amasengesho kugira ngo ineza yawe igota abantu bose, cyubahiro cyawe kiganze mu banyarwanda, abantu bawe bose bahagurukire kukumenya no kugukunda no kugukorera, kandi ababoshwe n'ingoyi ya Satani ubabohore, umuntu wese akangukire kugukorera. Dusengeye abantu bose batuye muri iki gihugu n'abari hanze yacyo, kugira ngo ineza yawe igende ibagereho, kandi bigisha kugukunda no kugukorera, kugira ngo rwose bongere batore urundi rugendo rushya mu buryo bw'ubugingo. Niko tubasengeye kandi niko tubingingiye, izina rya Yesu nirihabwa icyubahiro kugeza ubu, amen.